So ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera barya baragera barya sanctions we do this ubu buracya twapfuye kubera sanctions. Ariko by'umwihariko bagafatira ibihano RDF ndetse ngo n'abasirikare bakomeye bagera kuri 4 muri RDF bamaze gufatirwa ibihano. Bagatunga urutoki Rwanda bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose nakora iki mbese nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwo kubiduha. Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iyo Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iyo Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Intambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu bitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese turahangana nawe. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagira aho ugarukira, ubushake butagira aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3, ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo nayo babwiye ntabwo nirwa mbitindaho, sinirwa mbisubiramo. Ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari zo twahawe
n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bishe abantu hano. Uwitwa ninde? Ni Gakwerere. Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, yishe abanyarwanda, ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe? Ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya wafashwe ejo bundi, yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi, kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe, ku mugaragaro mwarabibonye, aho za Goma n'ahandi hose. Bishe abantu ku manywa y'ihangwe, ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights. Ntibiraho ntazi ibyo ari byo. Bemera human rights za bamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera? Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera, bakagutegereza kuza kubica? Byose ko ari ugupfa se nanone? Napfa ndwana nawe? Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica. Ndakwica nanjye ahubwo. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe, nta muntu uruta undi. Ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho, wowe urabikora nkandi, ubwo rero byarangira gutyo. Abo barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari, ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka, iyi ntambara ibaye ejo bundi mu 2022 byari byabaye no mu 2012. Imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye. Ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho, aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho, bagera kuri byinshi, barumvikana, nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa. Ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa. Ariko ejo bundi iraza birivanga, bijyamo ya ideology navugaga, bijyamo leta ya Kongo, noneho
bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi, baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo, bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka. Buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi, ntimwibwire ngo ni ibyapfuye kuba gusa. Hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda, zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye, ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi. Ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni, Loni yabaye no mu Rwanda no na kera nagomba bayiririmbana, aho natangiye kumvira nkivuka, maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda, n'ubu biracyari mu Rwanda, biracyari muri Kongo, nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize. So ibingibi bari aho bavuze induru hirya baratugera batya baragera batya, sanctions, we do this, ubu buracya twapfuye kubera sanctions. Sanctions, even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. Bakagenda bakajya i Kinshasa bagatunga urutoki u Rwanda, bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose kubikora ku Rwanda. Ariko se wowe nta soni ugira? Isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko. U Rwanda uko rungana, u Rwanda twebwe twicaye tugateranirwaho n'isi yose. Ibyo ntibikwiye kuba biteye isoni abantu bamwe baturetse ko turi aho twirwanaho twirwariza dushaka kubaho, dushaka kubaho uko dushaka kubaho, baduhaye amahoro, baduhaye tugiye kuzira ko tungana nabo, ariko bo bafite ahandi bavugira haturuta. Ariko ibyo rero ariko byahereye na kera, ntimugire ngo ni n'ibi by'intambara gusa, baduhereye kera. Baduhereye kera na mbere yaho intambara cyangwa igitangira bigahora, ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya, barabanza banga ambasada wacu twabohereje ngo ntibamushaka, kavuga ngo hari ukuntu ushobora kuba. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions?
You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, urumva ngo ugiye gufata ibyemezo kubera ko wowe ntunabizi icyo bifatiye ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze. Ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura kuko ubajije uti nakora iki mbese nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwo kubiduha. Ntabwo baguha igisubizo cyuzuye kuko ntibakubwira ngo irengagize interahamwe uziveho zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere. Muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo. Kuba ngo abo ngabo batuze ubihorere, uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho. Ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica. Ufasha ababica ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica. Byose bibaho. Iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe ariko kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye. Mweho kubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagera ibyo njye ntabyo ndimo mumbabarire mu nyumve nta n'uwo mbisabye ngo ariko abigira rwose. Nunkubita ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo niyo dini yanjye.